Nabaziye ntibarangiye. Mugabo bubatse n'ibipangu, abana banjye baraburara bo bakubaka ibipangu gusa. Iyo bibonye iwanjye ni imiyenzi n'imihengeri byose n'imihati akundebera ubu nabisenye. Ibyangwe baba banitse hano kambe kizasa umuhondo. Ndabona baba banitse ngiye muramukenda kamwe ubu natsabye ntewande kako se ko ndagasiga igitoki ndakikorera naka ngaka nkazinge neza ndebera n'amasume twogera mu bitenge ariko ndakigekara baje kuko nabari da kutu twose ndazinga igitoki ariko nicyo cyanzanye imbere na mbere abana banje barari Jesus! Kuzamurisha umugore. Ako nabona ko bari kutwiba. Reba icarike yawe irazizagize itemye ibitoki mba narabitemye mva. Reka mubwire. Intambara z'abagore ntabwo zishaka mu rugo. Ayo bagore se byo kugira ngo bashaka. Surya. Namaze nimba njye se. Reka mubwire nambi ibintu byavamo wa mugore we sohoka. Ariko mugore wende cyegito. Yesu! Ndebera baragitwe n'undi wa mukame wagiuka mu. Beshi nyegere nkwereke. Yesu! Mubwire ku gitoki cyanjye ndi. Nabijuju bita. Wende cyegito. Ariko washanuwe wande cyegitoki. Randorera. Dore ngicyo ibeshi nyegere nkwereke. Ariko reka nkubwire. Abandi nurangiza ujye no kubasahura mu murima. Nawe twayatabishaka se ibeshi ugere hano ubundi kuri kuvugira aho ngaho nkaba numva ufite umwana. Manutse nakwe. Manuka nyine. Manuka. Uwo kuvugira aho ngaho umugabo wanjye yamanutse hasi wowe. Umubwire twakwica. Mubwira amanuka muzane. Uraho umunwa. Bayo nawe ariko muzane. Muzane. Rero. Umenyera gusa. Agira akanya agera se nk'ejo. Ibeshi gikuraho abana banjye barabwirwa akaburara. Ese ubundi we ntabwo ubona ko bagitwaye ndebera nakijyanye reka mubwire. Umva rero umva abagore bawe. Umva utangira gusatura. Gusatura ibe gankoraho nkoraho ariko nkoraho kutamubitaze umva mugore reka mubwire ushaka kurwana nanjye baraje batwaye igitoki ndakwiye nkoraho kubera cyose se bivuze umva mwereke njyewe kubita ariko njyanye nakubwiye ko ntabwo urababaje biriya bintu byawe byo kujya gushakisha abagore ndacuranga si kubona ndi radiyo ese ubundi ko utagira icyo ubivugaho ntabwo ubona ko igitoki bagitwaye urankubita bazakurabura ntabwo wanshobora rero ukuntu abari nuhagureke ko bakiganye mukurikira se mu kigabane kutamwegera se iyo mwegera ufite ujya mu bitaro bari kumuvuza ikigo mbizi ko ari amafaranga ufite ngiri gukira iyo mwegera akakwereka akagabo gahemba kandi kataraza agenda mugarura urabona gushoboye sawa inanshore cyawe niyo yanshobora uri kunyibambaza imbere iyo mwegera uri kurita shawe ubu nagukubita ingumi yanjye bati uwamugarura namwica asuba nimubare kamwihorere ngaguma mu iyo nkubita Yesu ariko mwana yanjye ibipangaye bya hano nabyo ni uko nabibereye muri bo umugabo yaragiye kunkubita none birimo biranatsakuriza none ahangaha ndavuze musibye ibyo bintu musibye ibyo bintu no kukorera ubundi mwana yanjye
ariko mana nziyahura ubibone koko shaho. Hello.